iki habaye byabaye ndetse ku byabaye ku mugabo wawe ibyabaye yarapfuye hagati oya ntabwo yapfuye ibyabaye hagati njyewe niba utazi ikintu cyakuzanye imbere ya kamera sibyo ushatse wasezera oya ndakizi kuko hari ibintu uri kuvuga ngo uri gutinya ntabwo ari inyuma yawe cya mbere njye nta mugabo ikindi nta mugabo mfite nyine kuvuga ngo nta na sheri mfite niba wumva udafite irindi zina wakoresha ushatse wafite ariko izo ni amakapazi ugira wa mugore amukorera ibintu cyangwa amashyiti yanjye buri wese agira ariko agira imbabazi wariye niba uri na mushiki we simbizi wasanga ariko bikundiye n'umwana wanjye mushakana kumushimuta cyangwa kumwiba ntabwo namenya ubundi se nabwirwa n'iki kuri mushiki we yanapimye DNA cyangwa yanapimye njye nta n'ibyo cya mbere sinkuzi simbazi muri make ntabwo nzi n'uwo nahuye nawe mwe mwese simbazi rero reka nakubwiza ukuri ariko se wa mugabo komora nk'unyuraho uri kwibaza ibibazo byinshi ibyo bimeze bitera mfite ikibazo rwose ufite ikihe kibazo se nyine numva madamu yanyirwa cy'inyuma ngo nagunira akabariro neza uraho utari wamenya ibanga irihe muganga gakondo mutabazi arahari ngo agufashe ku kibazo cyawe ngo akorera hehe akorera mu karere ka Rwamagana rwose ndamushaka rwose ntago mbyara mfite inyatsi urumva cyane kongera umugabo nawe akemura ibibazo nk'ibyo ngibyo urabikemura yego tega amatwi wumve waba ukorera amafaranga agaca mu myanya y'intoki waba ufite inyatsi waba warananiwe gutera akabariro waba waribwa ukaba ushaka kugaruza ibyawe mu gihe gitoya waba ufite umugore akaba ataraciye imyeyo yarabuze amavangingo ndetse ufite n'ibindi bibazo bitandukanye bigendanye n'ubuzima bwiwe waba ufite indwara zitandukanye harimo nka diyabete umuvuduko w'amaraso ndetse nk'izindi ubu muganga gakondo mutabazi yarageze nk'igisubizo muganga gakondo mutabazi akorera hano mu karere ka Rwamagana ubundi busobanuro mwamuhamagara kuri nomero zikurikira 78988 muganga gakondo mutabazi igisubizo ku buzima bwanyu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Of course nitwa cheketu isi kamera tena n'abantu cyane na musatana mu bice by'etanga gisabanga ni mutase itanga islamu cyangwa bro. Usigirize nguta zase ngo mbisubiremo uko ari nitwa cheketu ngo ndakina n'abantu cyane na nyine sura atandukanye mu bice by'etanga bisibanga ni mutase itanga islamu cyangwa kujya guhamagara banitabye wari mazute urimo n'agafanta sha warakijijwe ipanashirega nje ntabwo reka munzoga nikomba mbivuga Sister kaze mu biganiro byacu ndetse n'ibyo badukurikiye komora se by'amasona bava uri kuba nyine kuzuminga muri kamera urimo ararabamo no cyane abarundi mumeze bute abari muri diaspora mwese mumeze bute abari mu bice bigiye bitandukanye by'u Rwanda nizere ko mumeze neza nanjye meze neza nashima Uwiteka ukoze kuma impagarike n'ubugingo nende nari kansuze Berlin ngira kanze neza mu gihugu cyo hanze hanyuma bakwita nde adasha bakwita ndewe bamwita Joyeuse apana wanusi meze neza ibintu ni sawa ni ubwa mbere tukajya kuri Kigali News 500 ariko rivu harasanzwe ari we no muntu wagwani iki takuza simbizi njye mama ngenge ngahita nizira nazi nuko biva kari mundeba nawe bimeze bite shu ndagukunda nta nifuza kukubuza ngo bijyane rero nifuza kukubuza isi yawe muzihe nzira zindi se ni
hano wanjye ari kurira barabaza kumuha ko tavuga nyine impamvu wifuza kumuha mwarimu wo kumva umwana urimo kora cyangwa warimo kumva umwana njye kuvuga se ndi kumva umwana uri kurira ndetse n'igitekerezo ngiye guhita mvuga kugira ngo uri babyumve mushiki uwamubyaranye nawe ndi mushiki we none unyicaye imbere cyane urambaza iki rero sinakubwiye ngo muzaza na basogokuruza banyu isi yareka buriya niyo umuntu yakora cyangwa akubwira nabi ariko intego ushaka kugeraho ukayigeraho rero riva afite ishingiro ryo kumbwira nawe akambwira ati ubundi wowe urinde wuwahe ariko ngomba kubyemera twari cyo cyane rero riva gusaba imbabazi zabaye habaye iki kontrakt agiye kunsaba imbabazi ziki nyine nka famiye yacu nyine uransaba imbabazi ziki habaye iki kubyabaye ndetse kubyabaye ku mugabo wawe ibyabaye yarapfuye hagati oya ntabwo yapfuye ibyabaye hagati yawe byagenze gute byanga byakunjije gusaba imbabazi z'ikintu uzi neza bivuga birangiye reka duhe umwanya Olive na Sheri barakundanaga cyane ariko ushatse wanashirira amenyo Olive sinakubwiye byose ndabyemera nihangane Olive yari n'umugabo we bari abashinzwe ubu umugabo wanjye umugabo wabyaranye n'uyu reka tumwite izina X reka manze mvuge oya twimwita X reka manze mvuge sibyo njyewe niba utazi ikintu cyakuzanye imbere ya kamera sibyo ushatse wasezera oya ndakizi kuko hari ibintu uri kuvuga ngo mvure gutinya ntabwo ari inyuma yawe ikintu cya mbere njye nta mugabo ikindi nta mugabo mfite nyine kuvuga ngo nta na sheri mfite niba wumva udafite irindi zina wakoresha ushatse wafite ntabwo ndi bwatuze ngomba kubivuga kugira ngo byumve mu mwanya reka mvuga kumusubiza mvuge nawe uravuga nyuma rero isi yaka umugabo we X ntabwo ndi kumuvuga izina barakundanaga cyane bamaze gukundana uzi yuko iyo umuntu akundana n'umuntu habaho ikintu cyo guhura barahura Olive aratwita amaze gutwita arabyara barahuye mu nzira oya ntabwo barakundanaga nkuko natwe afite Sheri akanamutwereka kuri telefoni Sheri nguyu kandi nabonye koko ari wowe kuko yabitwereka kuri telefoni amafoto ntabwo ajya ahindura ni ubwa mbere wamubonye njye n'ubwa mbere mubanye ku mafoto umwana wabonye gukunda kuko ari umwana yankunze none uriya mwana amazi kuva z'ubutonya namuhetse uri shangazi cyane ahubwo wowe ngomba kugurira akantu kuko waduhuje bose muzana akantu uje kuba umuvugizi se w'umuryango wawe cyangwa ndashaka umuvugizi w'umuryango wanjye kuko buriya mu muryango iyo bavutsemo ikigoryi urakira nibwo abakira bajya mu ikigoryi cy'umuryango rero niba yaratubera ikigoryi Sheri tugomba kubyihanganira sibyo tukabyihanganira ku byabaye rero riva nagira ngo usabe imbabazi umuryango wawe nyine uri gusaba imbabazi habaye ikibuga Sheri umuryango wawe mutumye wanumva ugenda uvuga ibiki mubabarire habaye iki ugenda uvuga ibiki ngende mvuge ngo Olive ku byamubayeho nababarira umugabo witwa X areke kutatuvugisha nka famiye naranamuhamagaye yarangije aranuka arambwira ati ubundi wowe urambaza iki uruwahe ndavuga ati ndi umushiki w'umugabo wawe aranuka byasana birambabaza niyo mpamvu nafashe intego ndavuga ngo reka ngenze mbivugire imbere ya kamera musabe imbabazi nakazima ubwo ndamenye yuko yabyanze ariko ndetse ko batagutumye nta bushobozi bari bafite ubu bwabonetse nitwa Olive njyewe n'ibintu muri biri gucanga hano barangenzira abona ariko ndabona asa nka wa muntu ukigendera n'amaso arasa nkaho n'ibikara nabyo umwana w'igikara none uvuga ngo ugende twite
nyitwite nasabaga Imana wa mana usaba umwana usa nka papa we ibara nyine naba uruhinja gusa ngiye mu buzima busanzwe mu buzima busanzwe ngiye nkunda abana nkunda abahungu b'ibikara sibyo isi nkunda abahungu b'inzobe sibyo ariko nyine iyo akiri uruhinja akiva mu nda nawe urabyumva yasigikara sibyo noneho hari igihe twabaga tunari kumwe arambwira ati rwose akitwa sheri namubwiraga ati Imana izambabarire umwana ufite ikirenge nk'icyawe amatwi nk'ayacu n'izamera n'umwana ufite nyine ibara uruhu nyine sibyo wenda azasa nawe ariko ntazabigikara gutya ariko Imana yaraga ikirenge ari nk'icyego ariko nyine ntabwo yavutse nabonye afite ishusho nk'iyo mu muryango wacu ntabwo yavutse ari igitabo ubwo uri shangazi uriya mwana ni shangazi ninjye shangazi uri kubona nasaze na sheri wawe oya nyine waramugiraga ariko ubu ntawe ugira sheri waguteye inda akakubyaza uriya mwana dusa yari sheri wawe oya nubwo mwaba musa harimo akantu k'umugabo wawe kuri famiye y'umugabo wawe mwabyaranye ukaba wifuza ufite umuryango ndakwinginze umuryango wawe uravuga ati mwana wacu genda udusabire imbabazi Oliva Imana iramfasha ndakubona mbona n'umwana wacu umwana wawe mwana wanjye ugeze amezi n'umwana wacu arabura ibyumweru bibiri ngo yuzuze amezi n'umwana wacu ndamubona mbabarira ubabarire uriya muhungu wacu buriya uriya muhungu wacu umwe ni icyambu ariko aracyagukunda nawe turavugana kandi ati mbabarira uzamuze na Oliva rero ngewe naje hanga gutangazamakuru kuvuga ngo Oliva babarira umuryango wacu babarira ishuri wawe mwongere urukundo rwongere rube mawe nk'uko kera byari bimeze kugira ngo kuki mutazaze umusaba imbabazi mukuru yanumye nabyemera Oliva niyemera kumubabarira tuzagaruka Oliva reka ariwe mugabo usigaye mu karere mu karere cyangwa mu Rwanda mu Rwanda oya ntabwo ariwe mugabo erega buriya urukundo rwahaciye ntahaca urwango nibyo byagenda gute ngaho yanyuze ngo nta rwango ruhaca none ibibazo urwango rwahanyuze njye narumiwe byakongera bikisubiranya urukundo rwahaca rero nka famiye ababyeyi banjye nabo ndabizi neza nisubira mu rugo barambaza ati se byagenze gute ababyeyi babwiye ko abateye abuze ubabwire ko njye mbyara twari turi kumwe ntabwo muzi singiza no kunyereka nawe usibye ko na famiye yanjye njye ntayo narinze kuko nta gihe kinini twambara ababwiye yuko utambuye tugize ubona n'umwana wanjye muri make nyine waziye ubusa niba iwanyu ari mu byaro ukaba waje i Kigali nababwira ati mama itike yanjye yapfuye ubusa nta muntu nigeze mbona ahubwo ndababazwa nuko iki kiganiro bashobora kuzakira ntabwo navuga yuko bakabona ko byonyine nanicaranye nawe n'ikosa rinakomeye ntabwo ari ikosa kubwira ngo umwana sinamubonye namufotoye nawe ndagufotora kandi ni wowe bagenda bereka amafoto bejeza babwira ati dore umwuzukuru wacu hagati yanyu twubahane hasi ubu i Burundi twubahane si mu Rwanda mu Rwanda nta gihe kinini cyari kimushize mukundana kandi mwari mukundana imyaka icumi imyaka ishasha barakubeshya niba ari nazo sitori yaguteye yarakubeshya avukiye mu Rwanda se umuntu wese agira sitori atera yazanye imikeke gira ikigongo yazanye imikeke ariyo tuzirwa mu Rwanda kuko nubabarira Imana izagumisha ikigongo umaze igihe kinini mu Rwanda ariko amata mu Kinyarwanda neza ese ukumva muri Kinyarwanda ahubwo wowe iwanyu buriya bakwandikiye kuri fone akizo n'amakatazi gira wa mugore amukorera inyuma cyangwa na amashyira yanjye buri wese agira ariko agira imbabazi wari niba uri na mushiki we simbizi wasanga ariko wikundiye n'umwana wanjye mushakana kugushimuta cyangwa kumwiba ntabwo namenya ubundi se nabwirwa n'iki kuri mushiki we yanapimye DNA icyo yanapimye njye nta n'ibyo cya mbere sinkuzi simbazi muri make ntabwo nzi uwo nzi n'uwo nawe
mwe mwese simbazi rero reka nakubwiza ukuri genda ubwira iwanyu ko utigeze umbona kutazinigera umbona umwana n'uwanjye ubwe yarivugiye ngo niba naramubyariye ninkomeze nihagarareho murerere inshuti yanjye ntabwo twabanye nabi rwose nzakurerera nongere nkurerere nongere nkurerere nongere nkurerere reba kiriya kituzagikora pe ntuzigere wivuna ntuzigere ukora akazi uvuga ngo ndi gukorera umwana wanjye ntuzigere ugura ikibanza uvuga ngo ngiye kukigurira umwana wanjye humura umwana wawe azabaho kandi azabaho uyu rero uyu ntabwo muzi yanjye nyine kubwira uwonzi ntabwo oya ni amaraso yanjye nariya ni amaraso yawe nawe waraduhuje amaraso ugende mubyivugana inshuti yanjye noneho kugira ngo n'ibintu ubyumve yuko ngewe ndi siriya gira ikigongwe ibigongwe mani mujye kubibaza iwanyu niho babivuga mu Rwanda nta bigongwe baba babimeze gutya warubyakira ute wumvaga Oliva ari umuntu ute Oliva kuko twaravuganye numva n'ubundi umuntu uvuga nabi byasa nk'uko ari kubibwira yaranutse arashimuriza mbere yuko nabivuga aranuka byatari yababaye nabirenze ariko ibyo muye nabyo ntabwo nashaka yareka mubwira inshuti yanjye uyu mwaka umukobwa ndumva babaye byasa mwana wanjye kurira cyane ubyivugana noneho maze no kwibaza umwana nawe nakiraga ubyivuga umwana wumvise usanga arimo aravuga itari yabyumvise itari Oliva ibyo marakubwira ari cyo mumweremeranyaho nanarira kuko ibyo nari niteze sibyo nibonye nari nzi yuko ari bwana imbabazi tukababarira n'umuryango wanjye ndetse n'uwo babyaranye none numvise ari seri umukuru nta mbabazi ari gutanga ahubwo nkawe basi wamukoringa cyangwa mukavugana ukazana imbabazi kuko aduhaye n'imbabazi mukoringa muri kumwe umwana twamuhindezo nicyo cyari kinzanye wazizanye yes wazizanye yes aramutse reka ibintu byawe kuri Oliva uramutse ubaye Oliva nawe ibyo yakorewe ukabikorera abyakira njye nababarira cyane kuko buriya kubabarira n'ibyo byiza none se buriya ntabwo ari kuba imbabazi nazi icyanzanye ashobora kuza kuba imbabazi umwana tukamuhindezo tukamuha famille ikamubona umwana akazabaho neza none se buri umwana abayeho neza bisobanura ko umwana wawe ntacyo aba ariko ntabwo abayeho neza ndetse ufashe amezi 9 y'umwana yamutwite ugafata n'amezi 9 urumva atwite uriya mwana urumva si amezi 18 urumva yarabyaye umwana ameze neza icyo gihe cyose kuvuga ngo ntabwo abayeho neza nyamara oya ntabwo abayeho neza kuko umuryango ni neza nese ni nka kwa buryo bavuga ngo imiryango y'igihe cyose itari seri imiryango y'igihe cyose si ukuvuga yuko yose itari seri hari umuryango ushobora kujyamo ukaba uri seri rero ibyo nari biteze si byo mbonye nari nzi yuko Oliva bwagira imbabazi umwana tukamuhindezo na Oliva tukamuha ibihembo yuko atubyariye umwana icyo bamusaza kuri kamera aradukurikiye kandi ndabizi yuko dukurikiye musaza wanjye rero ibyo nari biteze si byo mbonye pe Oliva numvise ari dani se buriya bundi bakundanaga batera ko numvise Oliva adashoboye abibaza njyewe cyangwa niba ubaza ndi kubibaza kuri buriya kuri kamera nawe aza kunsubiza arajya muri komantere urumva Oliva nawe mbonye ntazi umunyamahane cyane bishobora kuba ati uburyo mubonye nta kinyabupfura agira ese ukuvuga ko nta uri wagarutse yaguciye n'amazi yanciye n'amazi iki gisebo uza agahinda ko gutwitabuka ariko biranababaza burya mwarajya mwabona umwana ameze neza nk'umuraje birababaza cyane kuri Oliva ndi kumwumva cyane kuko akababaro yahuye nako kenshi kubona abyara atwita akabyara akarera umwana akaba ari inzoga agira amezi 9 arababaye nanjye ndamwumva rero